Ego ko uzongera uzambura kwikintu naguhaye. Kadogo ntago yanyweye ku nzoga. Baba we. Wambaye neza nka karabo neza neza. Mwana we. Hari igihe bizahinduka byose, abana b'Imana Yesu akaza kubajyana. Ganje ndabazi amazina yabo yose, ganje ndabazi amazina yabo yose, kandi nabahaye n'umugabane bakwiriye. Ganje ndabazi amazina yabo yose, kandi nabahaye n'umugabane bakwiriye. Rero ngiye kujya mu kazi, boss yampamagaye njye mu kazi, kandi akazi karamara icyumweru cyose. Rero iminsi ntari hano muramwihanganye, uraba uri kumwe n'Akadogo kugeza igihe nzagarukira. Sawa sawa. Karabasezera. Kadogo. Kadogo. Karama ko. Rero mugiye mu kazi, ariko se bya bintu wambwiye ni byanyabyo. Amara ngiye ibintu nakubwiye nibyo. Nibyo rwose kijya kiza cya gihungu kirekire gifite ibyana ukuntu kikinyi nkunda kukibona kiza, kandi ibintu baba bari kumwe na mawe sinyambishyira amakenga. Rero reka nkubwire sibyo? Ndagiye. Ubona aje uhita telefone umbwire. Sibyo? Ayo uzamara igihe kingana iki cyumweru. Ariko we ahageze nanako kanya hageze we wahita umpamagara, ngiye ngahita ngaruka kaza ngabatungura. Oya boss nta kibazo, we nugira ikibazo ngenda hari n'ikigaruka nzahita muhamagara rwose. Nyakubuje ntamenye ko tubivuganye. Oya nta kibazo rwose. Sawa reka nihuta amasaha yafashe. Sawa rero ubwo turi kumwe. Sawa pfa kuzangurira ka nta kibazo. Ibintu ubeze se. N'umushahara nzawongeza. Yego boss rugendo rwiza. Okay. Sawa nari. Yes boss, ndaje ari utuntu nari ndimo rwanyerereje, ubu rero ndaje mu kanya. Njya guhita mfata imodoka nibwo nkiva mu rugo, ngo ndahita nkugera. Sawa sawa murakoze. Mpamagara Fiana ndabona umugabo wanjye yagiye. Alo. Alo sheri. Karamero kundi rwanyu. Amakuru ma. Nimeza ati. Ko wabuze se? Ntabwo nabuze ahubwo ni mwebwe mwabo. Urakabije kutwanga cyane. Aya ntabwo ari ukubanga. None wadusuye? Ndagusura sheri wawe. Aya ntawe uhari uyu munsi, afite akazi kenshi, aramara na weekend yose adahari. Urumva yuko umunsi ugomba kuza twidagadura. Nibyo? Yeah. Yaba mbwira ijambo rimpumurisha umutima n'impa. Urumva nyine ni njye nawe. Intare ribi. Hari agake. Hari agakofi. Ndumva nibubwire Kadogo agategura nari. Ikananyira umutima. Yego. Sawa sawa karibu sheri. Ndagutegereje. Ndaje. Uranzanira iki se? Urumva nawe ikintu n'urukundo disi we. Urukundo gusa? Okay, nawe ndarwakiriye.
baba we wambaye neza nka karabo neza neza urabibona nawe mba nambaye neza nyine nawe urabibona hahirwa umugabo wakwijyanye nawe urabeshya oya di karibu kanze mpamagare bosi mana yanjye umva yuko noneho kirahari noneho ngubu ukizi ko bosi yagiye nkazamara icyo ku mafaranga birambabaza ako baburetse kanze mpamagare bosi icyo nzi cyo noneho natanye umva ntabwo azongera kumbana nk'injajwa dore Cedric naragowe ngo nabaye injajwa ariko natanyongeza nanjye se bivamo aranyongeza mana we mbega urugabo biteze ni byiza amakuru ni meza meze neza n'amahoro sheri noneho wambaye neza cyane nawe umusongo jinx cyane ufana apera ariko kumva nambaye umutima wanjye wose okay ndumva dufana bimwe none se tukwakiriza iki zana ka karikera umugabo wawe ajya kuzanira nanjye nsoma kado Ramusha ya muri frigo harimo yarikera uzaneho twakiriza umushyitsi sawa Marusha sawa gira ngo naho ubundi se karikere niko kamanura nibyo rwose nawe harabuze kuko ubona nagukumbuye nanjye mba nkukumbuye ariko tereka hano kado ngaho ugenda usubira mu bintu byawe kandi ujya umenya n'aya matungo ari aho ngaho kajya n'ubundi kwiriye sawa karibu sheri ishimwe rwose bosi iciyemo karame bosi bosi noneho bya bindi nakubwiye rero cya kigabo mana we cyahageze ubu ngubu bicaye muri salo rwose ndi kubona kiri kumwikoreshwaho kivuga ngo hani ngo sheri ngo ibiki n'ibiki cyaje rwose ubu ngubu bari muri salo ahubwo ntabwo uragera mu kazi noneho ngo uze urebe bosi noneho mana nyumva ko utanyongeza uranyongeza banguka rwose ariko bosi uranyongeza rwose reka nahise njya mu gikari kure cyane banguka we rwose manange urangura bosi akuranyongeza we rwose banguka rwose we banguka none nta gahunda yo gutaha gifite habe namba